ubona kuri ubu ngubu muri kino gihe tugezemo n'iki gisigaye gituma abakobwa badakunda abantu bangana ahubwo bagakunda abasaza. Abantu bangana bagakunda abasaza ntibagikunda. Urugero nkawe ntabwo wankunda, ushaka gukunda nka papa, wasanga mwe mutari kubaha ibyo bakeneye, ntawamenya. ubwo hari ibindi bintu byo gushaka ku basaza twe tudafite. Urugero nk'ibiki ubwo n'abakobwa bo kutanyurwa birimo, habashobora kuzamo uko kutanyurwa, hari ibyo yabuze iwawe, hari no kurarikira ibintu adafite ubushobozi cyangwa se uwiwe adashoboye kwakira. Ndi kubyumva nose mba ararikiye ibindi, ubwo mbaye mfite ubwo bushobozi nabimuha ntabirikire. Uri umusilamu? Yego. Shaka ngo warubigize urundi rwego. Yego. Idini rya Islam ryageze mu Rwanda mu kihe kinyejana? Mu kihe kinyejana? Intara y'Iburasirazuba. Yego. Habamo ibigo bya gisirikare bingahe? Kimwe. Ikihe? Gako. Gabiro baheza? Gabiro. Ikihe kintu kiva i Kigali kikagera iwanyu Nyamata kitavuye aho kiri? Kitavuye aho kiri? Iki? Ikintu? Kiva i Kigali kikagera i Nyamata iwanyu kitavuye aho kiri. Kandi umva cyavuye i Kigali? Nicyo ntabwo kirahava ariko ntabwo kinyiri, ntabwo kiva aho kiri. Ladies and gentlemen, the show is about to start. Turagarutse nk'ibisanzwe ni kuri Ingwe Talk Show, ni banga after banga. Uyu munsi nicaye n'umukobwa mwiza w'umusilamukazi. Bila. Wiriwe? Wiriwe neza. Wiriwe ute? Niriwe neza. Mazamuye ijwi se inshuti yanjye? Nazamuye, arakonje. Arakonje? Umwaka se uri kurangira gute? Umwaka njyewe mba numva ari tukiri nko mu kwa mbere. Mwaka nyine ni ukugerageza, ntabwo navuga ko wa mbere y'imfabusa. Nanjye ndi kubona umwaka ari ibisazi. Umwaka wo warihuse, kandi warihuse ba nyiri intego twazigezeho. Njye ndawushimira Imana kuko hafi ibyo niyemeje byose byagezeho. Shaba. Inshallah bisobanura iki? Imana nibishaka. Maze kuba umusilamu kubera ko abana b'abasilamu usigaye utuntu tugiye dutandukanye. Inshallah ni Imana nibishaka. Tugiye kuganira utuntu nka tungahe tuvuze ibibazo by'igihugu vuba. Ufite ubwoba? Oya, njye ntabwo njya ninya ibizamini. Nanjye nuko. Ariko ikintu nshaka ko tuganiraho gitoya. Ubona kuri ubu ngubu muri kino gihe tugezemo n'iki gisigaye gituma abakobwa badakunda abantu bangana ahubwo bagakunda abasaza. Abantu bangana bagakunda abasaza ntibagikunda. Urugero nkawe ntabwo wankunda, ushaka gukunda nka papa. Nka papa wawe? Njye ntunkunde. Kubera? Ntabwo mbizi nyine. Ntabwo rwaba ari urukundo. Ntabwo numva ko ari urukundo. Wumva ko ari iki? Ntabwo rwaba ari urukundo, ahubwo bafite ibindi agiye gushaka. Wasanga mwe mutari kubaha ibyo bakeneye, ntawamenya. Ubwo hari ibindi bintu byo gushaka ku basaza twe tudafite. Urugero nk'ibiki ubwo? Amafaranga. Basore mushaka amafaranga. Ariko nubwo nyine ubundi nkubwire, umuntu wawe nagucika akajya hantu ngo uzamenye ko hari icyo yakuburanye, hari icyo wamuhaye, aricyo yabuze iwawe akajya kugishaka ahandi. Niko ubundi bigenda. Ubwo mbese abasore turi kuzira ubukene? Oya, ntabwo ari ubukene. Ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gutuma agenda. Wenda ntabwo ushobora wenda n'abakobwa bo kutanyurwa birimo, habashobora kuzamo uko kutanyurwa, hari ibyo yabuze iwawe, hari no kurarikira ibintu adafite ubushobozi cyangwa se uwiwe adashoboye kwakira. Ndi kubyumva nose mba ararikiye ibindi, ubwo mbaye mfite ubwo bushobozi nabimuha ntabirikire. Turi kuzira ubukene, niyo mpamvu dukomeje kuba basingo. Ntabwo avuga ngo muri kuzira ubukene, ahubwo ushobora kuba atari n'ubukene, ahubwo harimo n'ubunebwe. Niba atari ubukene harimo ubukene n'ubunebwe. Nese ubundi ninde waremewe kuba umukene? Ntawe. Ubwo abasore mufite ubunebwe bubazanira ubukene. Abasore tugabanye ubunebwe turebe ko twagira. Kuko ntawe kuvuga ngo ntabwo wambwira ngo umuntu afite amaguru n'amaboko, afite umwuka wo gutereta,
araguterese murakundanye muyikoze iki ngo noneho ngo umukobwa yantaye ngo yanjijije ubukene. Ntabwo yantaye ngo yanjijije ubukene, yanjijije ubunebwe. Nibura umuntu wawe ushobora kumwanga ariko ubona ati sha dega yaraturayinga hasi hejuru aba yarwanye. Nasi ko abahungu bagerageza bikanga. Nta byo kwanga, nugerageza bakakwanga uzaze nzakwemera. Nasi ko banyanze. None waraje ndakwanga. Niba utari unabizi neza nugerageza ukabona biranze nyine nawe ukibwiza ukuri ukavuga ati nagerageje ukabona barakwanze sha uzamenye ko abantu batumva. Abantu barahindutse kuko basigaye batwanga nta mafaranga tugira mu hasi. Oya ntabwo ari uvuga ngo barabanga ngo nta mafaranga mugira. Nese kubera iki amafaranga mutayafite? Amafaranga yaba yaragiye he? Ndayafite byane. Mwayaburiye hehe se wamugana? Mu Rwanda. Mu Rwanda se warayashakishije? Amafaranga ntabwo ari ukuvuga ko wayabuze, ahubwo ntabwo ubona ayo ushaka. Wowe uricara si niba ushaka amafaranga ushaka kwafodinga ibintu bya Chris Brown se cyangwa undi muntu uri hejuru yenze wicara se uvuge ngo amafaranga narayabuze. Nawe urwego ugenda ugezaho umukobwa niba uyu munsi waguye ku 10,000 ukaba umujyanye nk'ahantu harenze, ejo undi ni ukubitwa akajya kubishaka kandi kuko ari byo wamumenyereje nta kwanga uvuge ngo noneho bakaba tumenyereze ibintu byoroshye cyo tubajyana mu biraha. Icyo umenyereje umuntu ni cyo afata. We niba umuhaye amafaranga umuntu yagusohokana mu cyaro akakiryara mu giki mu biraha kubera iki utakiriye agusohokana mu biraha. Nabyo by'ibiraha ushobora kuba uyafite ariko udashaka no kuyatanga. Ushobora no kuba uyatanga ariko wowe ugashaka kwipasa mureba, ugashaka kugaragaza ibintu ukabigeza ku yindi level. Ntabwo ari uvuga ngo abakobwa ndacyari single ngaho mba byenyine no kuba utabyemera ubusa aka kanya bigenze ingorane. Okay, tujye kujya muri quick question mu tubazo dukeya. Ibibazo ngiye kubaza birasa na bimwe nabajije abandi bimwe muri byo. RBA mbere ko twara RBA yahoze yitwa Orenfor. Yahoze yitwa Orenfor. Ibyo urabizi? Wari ubizi? Oya nmenye none asuka ikibazo ngiye kubaza urakimenya gute? Yahinduwe RBA mu mwaka. Yego tutanye nawe rero ibyo bintu na RBA niyo unyibariza ngo RBA mu magambo arambuye n'iki ntabyo ari kwisebya ngo yabyo ntabwo ntabyananira kuko nirirwa mbisoma. Uri umusilamu? Yego shaka ngo warubigize ubundi rwego. Uri umusilamu? Yego. Idini rya Islam ryageze mu Rwanda mu kinyejana. Mu kinyejana ntabwo mbizi. Ikinyejana cya 19 ubwo nicyo turimo. Si turi mu cya 21. Urumva ryareze mu cya kangahe? Cya 21 ntabwo cyarenga. Idini rya Islam ryageze mu Rwanda mu kinyejana cya 18. Nari mvuze 19 ariko wagerageje nari mpegereye. Intara y'Iburasirazuba? Yego. Habamo ibigo bya gisirikare bingahe? Kimwe. Ikihe? Gako. Gabiro baheza? Gabiro. Gabiro? Gabiro oya nari mvuze Gako kuko ariho iwacu. Gabiro ntabwo buri hariya hepfo kuko n'ubundi ntabwo hariya hepfo njya numva ko ari Iburasirazuba. Mba numva Iburasirazuba ari iwacu gusa. Ni ikihe kintu kiva i Kigali kikagera iwanyu Nyamata kitavuyeho kiri? Kitavuyeho kiri iki? Ikintu kiva i Kigali kikagera i Nyamata iwanyu kitavuyeho kiri? Kandi umva cyavuye i Kigali. Nicyo ntabwo kirahava ariko ntabwo kinyiri ntabwo kivaho kiri. Nizo nini ikintu kiva i Kigali kikagera i Nyamata kitavuyeho kiri? Ni umuyaga n'izuba. Izuba riratembera umuyaga uragenda nyine utwara n'ibintu. Ndetse turebe